Nongeye kugusuza wowe ukunda kandi ukurikira Barada Vibes. Ngende Barada ukugezaho iki kiganiro. Ni ikiganiro cy'urukundo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuri nyakuri kubirebana na mariage cyangwa se urushako, urugo. Hari igihe abantu benshi bashaka bagakora ubukwe batabitekerejeho cyangwa bibwira ko ari umukino. Ugasanga umuntu afite imyaka akavuga ati okay, imyaka irageze reka nshaka umugore, reka nshaka umugabo. Ariko atabitekereje. Ugasanga ni umuhango kuko kanaka yashatse. Kuko abantu bambwira ngo ariko kudashaka, reka nanjye nshake. Ariko ntago ari umukino. Ahangaha kenshi ngiye njya mvuga yuko urugo, urushako ni umushinga ushobora guhomba, mbigereranya no gusenya cyangwa se ukunguka, mbigereranya no kubaka neza. Ubundi ubukwe buroroha, kubutegura biroroha, murapanga ukavuga tuzashyiraho amafaranga, tuzambara ibiki, biroroha. Ariko intambwe yo kugera mu rugo noneho mukarushimangira, mukubaka urugo rugakomera, ni ikintu gisaba ubwitange. Ntago kigoye nkuko kubatera ubwoba batarajya mu rugo, ahubwo ni ubwitange, ni uruhare rw'umugabo bikaba n'uruhare rw'umugore kugira ngo urwo rugo rukomere. Buri ikindi kintu ni mubona urugo rwasenyutse ntimukavuga ngo ni kanaka wabiteye. Oya, buri wese abafitemo uruhare rwe. Nkuko iyo rukomeye buri wese abafitemo uruhare rwe. Hari ibintu rero mukwiye kumenya kubirebana no kubaka. Waba warashatse cyangwa se utarashaka ariko ubiteganya. Ikintu cya mbere ni iki: ntuzigere na rimwe ugereranya uwo washatse cyangwa se urugo rwawe n'urw'abandi. Ikosa abashakanye rero bakora ni ukugereranya umugore, umugabo cyangwa se urugo rwawe n'urundi uzi cyangwa se ubona. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Ntuzi uko babigenza, ntuzi uko bimeze. Rero urugo rwawe, umugabo wawe, umugore wawe ni n'uwawe. Kemura ibibazo byawe uko bimeze. Wishaka kuvuga ngo kanaka yabigenje cyareka nanjye mbikora uko. Oya, urihariye, umugabo wawe urihariye, umugore wawe urihariye, urugo rwawe rurihariye. Wirugereranya n'abandi. Ita ku byawe, wite ku bitagenda, wite ku bigenda neza, ukemura ibibazo byawe, iby'abandi bibarekere. Niba utiteguye kwigomwa, guhara no guharira no kwicisha bugufi mu rugo rwawe, nta nubwo witeguye kubaka urugo. Kugira ngo rero abantu babiri bakuze bahuze mu rugo ntago biba byoroshye, ariko iyo mubishatse buri wese akagira icyo akora ku giti cye, hari ikigenda, biragenda neza cyane. Niwiga rero guharira mugenzi wawe, ntiwikunde, ntiwirebeho, ukamuha umwanya ukamukunda, ahubwo ugatekereza ku rugo rwanyu, ugatekereza kuri mugenzi wawe mbere yo kwitekerezaho, nge ikava mu rugo rwanyu, ibintu bizagenda neza. Ukundi kuri rero cyangwa se ikindi kintu cya gatatu, ntabwo uzahora wishimye. Kurakaranya, kutagira ibyo mwumvikanaho na mugenzi wawe ni ibintu bisanzwe. Ntuzabifate nk'aho ari ikintu cyacitse. Mu Kinyarwanda rega baravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Mu gihe rero umugabo cyangwa se umugore hari ikintu mutumvikanyeho, kumwe mutavugana, kumwe hari ikintu muvugana mukavugana nabi, ntabwo ari ibintu byacitse. Ahantu bicikira nuko buri wese azirebaho. Yambabaje kanaka ntiyumva, ugahora utunga urutoki mugenzi wawe. Ahangaha rero icyo mukwiriye gukora mu gihe bibayeho mutumvikana, mugomba kwicara mukavuga muti kanaka bimeze gute, kanaka tubikemure gute. Apana kurenzaho ngo bya bindi mutumvikanyeho bibe byinshi. Reka dufate urugero. Mwinjiye mu rugo mwese, buri wese afite ikirahuri cyangwa igikombe, harimo ubusa, ariko icyo gikombe cyangwa icyo kirahuri cyanyu kiri kuri robine. Murebe robine ifunze ariko hari udutonyanga tw'amazi tugwaho. Nukuvuga ngo icyo gikombe nikiguma kuri robine, buri wese n'igikombe cye cyangwa ikirahuri cye hagajyamo agatonyanga k'amazi. Icyo gikombe mutagikuraho ngo cyoze ugihanagure ufunge robine neza, ahubwo icyo gikombe kigakumaho, bizagira ahantu amazi yuzure. Amazi ni yuzura cya kirahuri cyangwa cya gikombe cyawe, amazi azameneka. Tubigereranye rero na cya kirahuri mwindiranye mu rugo mukira abajeni Marie. Igitonyanga kibe utubazo, igitonyanga kibe bya bintu mutumvikanyeho. Buri kanya hakajyamo agatonyanga, yatinze gutaha, ni ikintu mutumvikanaho. Yangiza amafaranga, ni ikintu mutumvikanaho. Ako kantu koze kakajyamo, kakajyamo uwo munsi wa mbere mutuje mukabiganiraho, mudatungana urutoki, buri wese akavuga ati ariko uko bya bintu ari byo. Nuko agatonyanga kazavamo, icyo kirahure nta nemwe kizuzura, ariko nikajyamo ugaceceka, nikajyamo kanaka tahatinze, ntavuga, ni umwana mubi, avuga nabi, akora ibi, buri wese ikirahure cye kizuzura. Mutekereze rero umunsi kizuzura kigasendera, bizasohoka hanze. Ntabwo rero mu rugo hazabaho nta ntonganya. Intonganya ni ikintu cyiza. Ese mwari muzi yuko iyo ntonganya zije mu rugo cyangwa hakazamo ikibazo, mukicara hamwe mukagitotora, mukakirangirizaho, mukakivuganaho, buri wese akavuga uko yiyumva, bikomeza urukundo rwanyu. Ikintu cya kane ugomba kumenya ku rushako, amasezerano mwagiranye iyo yarangiye mugeze mu rugo, burya nta kintu akemura nyuma.
ubyumvishe neza. Ubukwe mwakoze, amasezerano mwasezeranye imbere y'ababyeyi cyangwa idini cyangwa amategeko, burya ntacyo abafasha mu rugo, mu rushako rwanyu iyo hajemo ikibazo. Ibi bivuze iki? Bivuze ko uretse ari amasezerano mwasezeranye, mukwiye no gushyiraho ingufu mu guharanira ko urushako rwanyu rugenda neza. Ntago iyo mushwanye amasezerano azakakomanga akababwira ati we mwarasezeranye akaramata, mwasezeranye mu bintu nta nubwo muba muyibuka. Ukubita undi ikofa arayimukubita, ubwira undi ibigambo bibi arabimubwira, uca inyuma mugenzi we aramuca inyuma, utubahiriza inshingano ze ntazubahiriza. Ntago amasezerano aba ahari akuza kubwira ati we itonde oye. Harimo n'abantu ababyeyi, abavandimwe n'inshuti babaherekeza, ntago mubatinya. Iyo ibintu bikomeye ntago ibyo bintu byose biba bigifite agaciro. Nkunze kuvuga ko rero ingufu nyinshi zishyirwa mu bukwe ku itariki runaka, ariko ntago zishyirwa mu rugo. Wa mugabo we, wa mugore we, muri urwo rugo ibirimo bitagenda neza, ibigenda neza byose ubifitemo uruhare. Ntago ari mugenzi wawe wenyine, wowe nawe ufitemo uruhare, wabyanga wabikunda. Nawe ufitemo uruhare mu kugira ngo bikemuke. Ntago ari mugenzi wawe wenyine, ntazicara kuko mwasezeranye muri babiri. Ntago ibibazo rero bizakemurwa n'umuntu umwe. Ikintu cya gatanu rero kirebana n'urushako cyangwa se ukuri nyako kubirana n'urushako, kwirinda guhimana. Ugahima mugenzi wawe nkaho yaza aho ngo kugira ngo umutsindagire, umwereke ubushobozi bwawe. Hari abantu bafite impamyabumenyi mu guhimana, ugasanga umuntu abereyeho kubabaza mugenzi we bikarengera, ugasanga niyo specialite ye. Kubera iki? Ese mugamije gusenyana, mugamije kwicana, mugamije kurangiza umuntu akazagenda ameze nk'igishishungwa kubera ko ari muri urwo rugo? Ni iki mugamije muri urwo rugo rwanyu? Mugamije kurera abana banyu bakaba ishusho nyayo y'urugo rwanyu? Ni iki mugamije muri urwo rugo koko? Ndakubaza uyu munsi mugabo nawe mugore urimo wumva iki kiganiro, iyo wicaye wowe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, mubona ari iki mugamije muri urwo rugo rwanyu? Ikintu kindi rero ugomba gukora cyangwa se ugomba kumenya mu rugo, nuko uburyo mukemura ibibazo birebana n'amafaranga bishobora gukomeza cyangwa se bigasenya urugo rwanyu. Iki kintu akenshi iyo turimo tuvuga ku ngo kigarukaho, ariko bikajya bimbabaza nanone gusanga harimo abatangiriye kuri zero bagera hejuru, aho twitwa yuko bafatika, bafite ibintu, bafite amafaranga, bagashwana, bagapfa ubusa, bakaryana, bakicana. Byose wajya kubireba ugasanga umuzi wabyo ni amafaranga. Kubera iki? Urukundo rukibagirana, tugashyira imbere amafaranga, kandi aya mafaranga akenshi ntawe uyajyana mu kuzimu. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga bashwana, bajya gutandukana, wakicara hamwe ugasanga nta kintu kirimo. Ugasanga amafaranga niyo ntandaro y'ibibazo, niyo ntandaro yo kutumvikana, niyo ntandaro yo gusenyuka ku rugo. Uburyo rero mukemura ibibazo birana n'amafaranga bishobora gukomeza cyangwa bigasenya urugo rwanyu. Mu byange cyangwa mu byemere, yaba make yaba menshi, bizagiramo uruhare. Uyu munsi rero mubitekerezeho, murebe mwebwe babiri mwicaranye, ese mubikemura gute? Ikindi kintu rero kindi ugomba kumenya mu rushako, mwana wa mama, nuko imiryango irakenewe kandi cyane. Urashatse nibyo, ushatse umugabo wawe, ushatse umugore wawe, imiryango yanyu yombi irakenewe. Ntago umuryango wawe nk'umugore ari ufite agaciro, ntago umuryango wawe nk'umugabo ari ufite agaciro. Ugomba kubaha famiye y'umugabo wawe, ugomba kubaha famiye y'umugore wawe, baba bakize baba bakennye, baba ari abanyamafuti baba atari abanyamafuti, baba bakomeye baba boroheje. Imiryango yose nk'umugabo n'umugore mugomba kwifata ku rwego rungana, ukabubaha nk'uko wubaha abawe, ukabakunda nk'uko ukunda abawe. Ntihazagire abisanga iwawe abandi ngo babe igicibwa. Twibutse ko iyi ari Barada Vibes. Ushobora no gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bitandukanye njya nkora. Ikindi kintu rero cya karindwi cy'ukuri nyakuri kubirebana n'urushako cyangwa kubaka urugo, niba hari ibyo wirindaga utarashaka, ukabirinda uwo muntu muri kumwe cyagiye mwari mugiteretana, ibyo bintu nimugera no mu rugo mumaze kubaka urugo uzakomeza ubyirinde, ubigendere kure. Ikindi kintu, niba sitati yarahindutse, warabaye umugabo wubatse ufite urugo, warabaye umugore wubatse ufite urugo, n'ubundi hari amahame akugenga atandukanye na cya gihe ukiri umuseribateri. Niba uzi rero icyo waje gukora muri urwo rugo, ugomba kubyubahiriza, wabyanga wabyemera. Hanyuma rero ikindi kintu kirebana cyangwa se ukuri nyakuri kubirebana no kubaka urugo n'urushako, ni ikintu bita guhindura ibyo wanga kuri uwo muntu muri guteretana. Ukabona mugenzi wawe akora ikintu kirakubangamiye, ariko ntukivuge, ntimukiganireho, ukarenzaho bigakomeza. Noneho mwagira mu rugo cya kintu n'ubundi wari uzi wabonaga, ugashaka kuvuga uti reka noneho tubivugeho, tugihindure. Kuki ushaka kugihindura noneho utaragihinduye kera? Ubizi ute ko bizashoboka? Aho ngaho se handi hazamo intonganya za hato na hato.
ni byiza kumuhindura, ariko se uramuhindura wowe uhinduke? Iki kintu kigendana n'icyo kintu tumaze kuvuga, ni ukuvuga ngo hari amahame, hari amategeko agenga urwo rugo rwanyu. Urugo rwanyu ruri hari amategeko agomba kurugenga. Mugomba rero kwicara mukayaganiraho, mukayemeranyaho. Ayo mategeko muyagendereho utagamije guhindura mugenzi wawe, kuko nawe ugomba guhinduka, ahubwo mugamije gushyira hamwe, mugashaka cya kintu twavuze dutangira kivuga ngo ni uguharira mugenzi wawe. Hari ukwigomwa, n'icyo uri bwigomwe, n'icyo uri buharire mugenzi wawe, n'icyo uri bureke kugira ngo mugenzi wawe yishime, cyangwa mu rugo muri ya mategeko murimo mwiyemeza bigende neza. Reka rero dusoze. Twavugaga ukuri nyakuri ku birebana na mariage n'urugo, urushako, kubaka urugo. Nibyo bintu rero twavugaga, ariko nawe ufite igitekerezo kuri iki kiganiro watubwira. Iki kiganiro cyari Barada Vibes, naho njye nari Barada. Ukomeze ugira ibihe byiza.